Inshuti bavandimwe duhurira kuri umuyoboro twigiraho ibyigisho bituyobora mu kwiga bibiliya, ubuntu bw'umwami Yesu bubane n'imitima yanyu. Ndanezerewe cyane ko twongeye guhura dutangira icyisho cya 11. Turimo turerekera ku musozo w'ibyigisho byacu by'iki gihembwe, aho twabonye ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwatumenyeshaga uwo Yesu ari we, umumaro w'igitambo cya Kristo, intego yacyo, ndetse twanasobanukiwe ko uyu yari umwe mu bagize ubumana. Ni nayo mpamvu icyigisho cy'iki cyumweru kitubwira ngo data wa twese, mwana na mwuka wera. Rero muri iki cyigisho nanone tugiye gusobanukirwa ingingo y'ingenzi. Ni ingingo ivugwa mu butumwa bwiza bwa Yohana, ariko ni ingingo abantu ngo bagerageza gushiramo ubwenge bwabo bwa kimuntu ngo basobanukirwe, maze bakarangira bibabereye amayobera. Ariko ibi ntibikwiye kuduca intege. Ibirimo agakiza kacu ntago gashingiye mu gusobanukirwa n'ubumana butatu ngo tubushobore kubisobanura mu buryo tubyumvisha umuntu uwo ari we wese, ahubwo mwuka wera urimo nk'umufasha abasha kudusobanurira, akaduha iby'ingenzi birimo ibikuyemo agakiza kacu. Rero Yohana nawe iyi ngingo yagize icyo ayivugaho, kandi turaza gusanga harimo imikoranire muri iyi ngingo itubwira ubumana butatu, cyangwa se ubutatu bwera: Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera. Rero reka mbere yuko twinjira mu cyigisho tubanze turarika Mwuka Wera kugira ngo afatanye natwe. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko tugarutse imbere yawe, aho tubumbuye ibyanditswe byera ngo uvugane natwe. Ubwenge bwacu ni buke, turakuretse ngo Mwuka Wera azafatanye natwe, maze nidusoza tubonyemo iby'ingenzi byadukiza ubugingo, dushima urukundo rwawe. Ngaho ubuntu bwawe bubane natwe, ibyo tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Nari maze kubibabwira ko dutangiye icyisho cya 11. Ni icyisho kivuga ngo data wa twese, mwana na mwuka wera. Icyo kwibuka cy'iki cyumweru kiraboneka muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 26, aho Yesu yasabiraga abigishwa be. Murabyibuka mu gice cya 13 yari amaze kubasobanurira iby'umugambi we, iby'urupfu rwe, nuko agiye kugambanirwa. Nuko bagira ubwoba, atangira igice cya 14 abasabira. Bwa mbere abakomeza ababwira ko bataguye guhagarika imitima ngo bibaze uko bizagenda, ahubwo abo ubwishingizi abaha isezerano ry'uko azabana nabo, kandi ababwira ko natandukanwa nabo azaba agiye kubategura aho bazaba, kugira ngo nagaruka azabajyane aho ari. Iryo ni isezerano ryahawe abigishwa be, ariko tukarisangira nawe kuko ari isezerano ry'iteka ryose. Nuko rero ageze imbere, kuko yari yababwiye ko igihe kigiye kugira agatandukanwa nawe agasubira kuri se, ni nayo mpamvu babwiye ati mwakifuje ko genda, kuko ningenda data azabohereza umwuka wera wo kubana namwe. Uyu mwuka rero niwo dusanga hano mu cyo kwibuka tuvuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Byari umugisha ku bigishwa ba Yesu nk'uko ari umugisha kuri twe guhabwa iyi mpano ya mwuka wera. Nibyo koko Kristo kubana nabo byari bafitiye umumaro, byari na byiza. Ariko muribuka ko igihe yabasezeranaga ko mwuka wera azaza akabana nabo, byari birenze kubana nabo gusa. Igihe Kristo yari mu isi yabanaga n'abigishwa be, ndetse yakundaga kuvuga ati nkiri kumwe namwe ntacyo mwakennye, nta nicyo mwasabye mu izina ryanjye ngo mbure kukibaha. Ariko isezerano rya mwuka wera ukuntu ryari ryiza kuri bo, nuko yabasezerane ko mwuka wera naza nta nubwo azabana nabo gusa, ahubwo azaba muri bo. Iki kintu tucyumve neza, kuba mwuka wera yari kuba muri bo byari umugisha kuri bo, kuko yari kubahindukira umuyobozi ukorera imbere muri bo. Mwumve kugira ngo mwumve akamaro mwuka wera arafite, nitujya muri Yohana igice cya 16 umurongo guhera ku murongo wa kane B yawo, kuko umurongo wa 4 utangira hejuru, ariko B yayitangirana n'umutwe w'amagambo uvuga ngo umumaro wa mwuka wera. Uhere mbere na mbere sinabibabwiye
kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya ku wantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya hehe. Ariko kuko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamara uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Mwumva akamaro umwuka wera azamara. Ubwo uwo mufasha ari we mwuka wera azaza, azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ngaka akamaro mwuka wera kuba yari kuboneka akahabwa abigishwa be, byari kugira umumaro cyane. Ni nayo mpamvu Yesu ababwira ati rero ibyiza nuko ngenda, kugira ngo mwuka ari we mufasha data yabasezeraniye awubahe. Kandi uwo mwuka wera mwumvise ko kumwakira no kwemera ko atura muri bo, yari kubemeza iby'amateka, yari kubemeza ibyo gukiranirwa kwabo, maze hirya yabyo akabasobanurira byinshi Yesu yari yababwiye batashoboye kumva igihe yari kumwe nabo. Ni nayo mpamvu Yesu ababwira ati rero uwo mwuka naza azabigisha, azabibutsa, abasobanurire, murusheho kumva neza ibyo nabibabwiye. Kandi koko niko byagenze. Turabyuka ku munsi wa Pentekote, igihe mwuka wera yamanukaga, bahawe imbaraga batari barigeze bahabwa, nuko bahinduka abagabo bo guhamya ubutumwa bwiza. Abagize ubutatu bwera, ubutumwa bwiza bwa Yohana rero buragaruka kuri iyi ngingo, aho batubwira ngo abagize ubutatu bwera bose bavugwa mu gitabo cya Yohana. Hashize igihe kirekire abantu bagerageza gusobanura imiterere y'ubutatu bwera, ariko akenshi iyo babisobanuza ubwenge bwabo, ibyo bintu rwose birangira batabashije kubishyikira. Mbega uburyo ari upfapfa kwanga ikintu bitewe n'uko udashobora kugisobanukirwa mu buryo bwuzuye, cyangwa se bitewe n'uko bidakwira mu ntekerezo zawe. Ni akaga n'ingorane ibyerekeye agakiza kacu mu gihe tutabasha kubisobanukirwa neza. Icyakora biranasobanutse, ariko ingingo zirimo zerekeye ibyo ubwenge bwacu budashobora gusobanukirwa, nko gusobanura Imana, imiterere y'Imana na kamere y'Imana, ibyo yatubwiye biri mu byanditswe byera, nibyo dukwiriye kwizera. Rero abantu bagerageza gusobanura iby'ubumana butatu bakoresha ubwenge bwabo, akenshi birangira badashoboye kubisobanukirwa, bityo rero bagafata umwanzuro mubi wo kutabyizera. Ubundi iryo ni ikosa rikomeye. Niba koko biri mu byanditswe byera bihagije kuduhesha ubugingo, Imana yarabidusobanuriye, ntidukwiriye gutinda ku ngingo tutabashe gusobanukirwa, ngo cyangwa dufata umwanzuro wo kutabyizera ngo nuko bitabashe gukwira mu bwenge bwacu, ngo nuko tutabashe gusobanuza ubwenge bwacu. Yohana rero avuga ko niba twebwe twifuza gusobanukirwa n'Imana, tugomba kureba kuri Yesu ndetse n'icyo yahishuye mu ijambo rye. Ngibyo ibidukwiriye. Niba twifuza gusobanukirwa na kamere y'Imana, dukwiriye kwita cyane ku byo Yesu yasobanuye binyuze mu ijambo rye. Turabyibuka ko rero ni nacyo Yesu yabwiye Filipo, igihe Filipo yavuga ati rero twereke data biraba bihagije. Ahari Filipo yifuzaga kumenya, yumvaga kuri we gusobanukirwa n'Imana ari byo biza kumutera kwiringira no kwizera Yesu. Nuko Yesu aramucyara aramubwira ati rero Filipo, nabanye nawe igihe cyose ntiwamenya, umbonye ababonye data. Ni nayo mpamvu igihe tumaze gusobanukirwa na Kristo, intekerezo zacu zikwiye kwizera ibyo, tukizera ko Kristo ari umwe na se. Muri iki cyumweru rero tuziga uburyo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bugaragaza Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera, ariko ibi byagaragaye mu cyerekezo cy'igihe Yesu yasezeraga ku bigishwa be. Muri iki cyumweru tuzibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zisobanura Yesu, ariko tureba uburyo ari umwe mu bagize ubumana, ariwo Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera. Mu ngingo yo kuwa mbere rero baratubwira ngo data wo mu ijuru, data wo mu ijuru. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bwanditswe hashingiwe ku rufatiro rwa Bibiliya, rutangira ruvuga ku nkomoko yacu. Inkomoko yacu ni mwirema, aho tubisanga mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere bavuga ngo imbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Muri uko kuremwa, igitangaje muri uko kuremwa kw'ibyaremwe byose, ni naho natwe umuntu cyangwa se ibiremwa byose n'umuntu arimo niho byaremwe. Muri uko kurema ni umurimo wakozwe n'Imana Data
Imana, Mwana na Mwuka Wera bose bari bafatanyirije hamwe. Ni nayo mpamvu rero mu misomere y'iri somo rivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ni kimwe nuko tuvuga ko mbere na mbere Imana Data, Imana, Mwana na Mwuka Wera baremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ku mubumbe wacu rero habayeho kuremwa k'ubuzima mu buryo budasanzwe, kandi igitangaje cyane muri ibyo bintu nuko n'umuntu yari umwe mu baremwe. Umugambi w'Imana rero wo kurema kwari ukugira ngo tubane nayo amahoro kandi tuzabane n'abagenzi bacu, kuko Imana yari yashize Adamu na Eva mu isi, iravuga ngo nuko mugende mubyare mworoke mwuzure isi. Yifuzaga ko uwo muntu waremwe agira ubumwe n'Imana, akagira ubumwe n'abagenzi be. Ni nayo mpamvu mu gitabo cyo kugana Yesu mu cyigisho kibanza cya mbere, aho tubona ko umuntu yavuye mu biganza by'Imana atunganye, ngo umuntu yari yunze ubumwe n'Imana, yashiraga hamwe n'Imana, yumvikanaga n'Imana, ngo muri kamere ye mu byo rwose yahuzaga n'Imana 100%. Ariko ikibabaje nuko ubwo icyaha cyazaga mu isi cyashizeho ugutandukana k'umuntu n'Imana. Mbega umworero wazanywe n'icyaha udutandukanya n'Imana, ariko tugiye kureba uburyo Kristo wari umwe mu bagize Imana yihinduye umuntu kugira ngo agarure, asubizeho uyu mubano wari watakaye, maze atwunge n'Imana. Ngo ikibabaje nuko Lusiferi yazanye icyaha mu isi. Iki cyaha kimwe n'ibindi byose bibaho, icyaha ni uguca umubano dufitanye n'Imana. Ngiki igituma duhinduka abanzi b'Imana, kuko Pawulo avuga ngo ukora ibyaha n'umwanzi w'Imana. Ikiduhindura abanzi b'Imana nuko mu gukora icyaha tuba duciye isano dufitanye n'Imana. Icyaha kigaragaza Imana uko kitari, bityo rero icyaha kigaragaza Imana uko kitari, uko itari. Ni nayo mpamvu igihe Eva inzoka yamushukaga yambwira ngo Imana ntiyaba busezeraniye ko umunsi mwakiriye gupfa muzapfa, ahubwo yabonye ko umunsi mwakiriye muzaba nk'Imana, muzaba nkayo. Ni nako buri gihe icyaha kiba kigaragaza Imana uko itari. Kristo yenze akamero kacu kugira ngo yongere atumenyeshe Imana kandi azanira abantu agakiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nicyo Pawulo yanditse avuga ati icyo Kristo yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Kristo yenze akamero kacu, afata akamero ka muntu, umwe mu bagize Imana ahinduka umuntu kugira ngo agarure ya sano. Iki ni kinama hagati zasobanuraga ntibyayaga gushoboka keretse uhwanye n'Imana. Ni nayo mpamvu mu nama y'agakiza Kristo yavuze ati uwo muntu nakora icyaha nzamucungura, uhwanye n'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryavugaga ngo umunsi mwakiriho no gupfa muzapfa. Ni koko ijambo ry'Imana ntirihinduka, ryagombaga gusohozwa, kuko uwariye ku giti, uwarenze ku itegeko ry'Imana yagombaga kugerwaho n'igihano cy'urupfu. Ariko ibi ngibi ntibyajyaga kurokora uwo muntu, gupfa kwe nta mumaro byajyaga kumumarira. Ni nayo mpamvu Kristo avuga ati njyewe nzamucungura. Kristo rero yihinduye umuntu, yigize umuntu, afata kamere ya muntu kugira ngo yongere agarure umwe umuntu hagati y'umuntu n'Imana. Yesu yatanze ubuzima bwe abushyira mu biganza bya Se, abaho akurikiza amabwiriza ya Se. Yaravuze ati njye na Data turi umwe. Nibyo koko we na Se baruhoze bari umwe, kandi n'uyu munsi ni umwe. Ariko yemeye gusiga icyubahiro cyo kuba umwe na Se, yenda aca bugufi kugira ngo abone uko adushikira. Data ari muri njye. Ayo ni amagambo Yesu yivugira. Niba nakora imirimo ya Data ntimunyizere. Birumvikana ko igihe Kristo yari mu isi yari umwe na Se, kuko yakoraga ibyo Se yishimira. Nuko rero no mu gihe yigishaga yakunze kugaruka kuri aya magambo ko akora ibyo Se ashaka. Ni nayo masomo hasi baduhaye agaragaza isano iri hagati ya Kristo, uyu wigize umuntu, n'Imana Data. Nitureba mu masomo yose baduhaye turasanga Kristo ahamya ubumwe afitanye na Se. Umva nawe isomo twese dukunda cyane niri muri Yohana igice cya 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Ubwo ni Imana yabadukunze, ariko ibyo bintu bituma itanga umwana wayo. Pawulo aravuga ngo mbese ninde umuntu wakunda inshuti ze akemera no kuyipfira, ariko Imana yo yakunze abari mu isi bose bituma itanga umwana wayo. Turanabona kandi andi masomo agenda agaruka ku rukundo rw'Imana rwerekaniwe muri Kristo, ariko na Kristo nawe akagenda ahamya ko ibyo akora ni Se ubikora muri we. Ndagerageza nsoma mwe mu masomo, ntago tuyasoma yose. Wenda dusomye nko muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 10.
aha ni igice cya 14 umurongo wa 10 aravuga ngo ntimwizeye yuko ndi muri data na data akaba muri njye, amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Data uguma mu mwana we. Igihe Kristo yari mu isi, ibyo yakoraga yahamanyaga n'ubushake bwa se. Data wo mu ijuru wari mu ishusho y'umuntu, muri Kristo yasohozaga iby'imirimo ye. Niyo mpamvu mu byo Kristo yakoze byose nta na kimwe yakoze kubwe, nta nawe igeze yishakira icyubahiro. Ni nayo mpamvu igihe Satani yamugerageza ngo hindura aya mabuye imitsima, Yesu yasobanukiwe neza ko icyo Satani agambiriye ari ukugira ngo ashidikanye n'uwo ari we, kandi we yarasobanukiwe ko ari umwana w'Imana. Rero ntiyajyaga gukora ikintu na kimwe cyo kwihesha icyubahiro imbere y'umwanzi, ahubwo yarasobanukiwe nuko ari muri se. Ndasoma wenda n'irindi somo riri muri Yohana igice cya 6, twumve isano Kristo yarafitanye na se. Yohana igice cya 6 umurongo wa 32, 6 umurongo wa 32, Yesu aravuga ati, Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Ni igihe bamubwiraga uburyo baririye manu mu butayu, ariko Yesu abibutsa ko ibyo ni urukundo rwa se, kuko se ari we umenya icyo abana be bakeneye. Niwe wanyubije muri Mose bitaga umuyobozi wabo, abaha manu maze ntibagira icyo bakena. Rero Yesu yakomeje gusobanura ubumwe afitanye na se mu murongo wa 45 avuga ati, byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumvise ibya data akabyiga azaho ndi. Umuntu wese wumvise ibya data, umuntu wese wumvise amagambo ya Kristo binyuze mu kanwa k'umwana wayo, azaho Kristo ari. Aya masomo yose aragaragaza isano Imana ifitanye na Yesu Kristo umwana wayo, ariko nanone akanagaragaza isano Imana ifitanye n'isi yacu, kandi igira uruhare rukomeye mu gakiza kacu. Mu gakiza kabonetse k'umunyabyaha kazabonerwa muri Kristo Yesu, turabonamo urukundo Imana ikunda umuntu, kuko nirwo rutuma itanga umwana wayo kugira ngo ahinduke igitambo cy'ibyaha byacu. Rero muri ubu buryo umwanditsi aratubaza ngo niki uku kuri kutwigisha cyerekeranye n'urukundo Imana idukunda. Mu by'ukuri Imana iradukunda, ntitubishidikanyaho, kuko ikirenze kuri ibyo yatanze umwana wayo, kandi uyu mwana wayo muri we nimwo tubonera agakiza. Ibi ni igitambo ijuru ryatanze. Kristo yemeye guca bugufi, ariko ni mu rukundo rw'Imana. Ni nayo mpamvu mu murimo yakoze ahamya ko ibyo akora ni byose ashaka. Rero kadushima Imana ko ubwo ijuru ryatugeneye impano ituma bumwe n'ijuru bwari bwatakaye mu gukora icyaha kwa Adamu na Eva bwongera kugaruka. Ni mu rukundo rwayo. Ni nayo mpamvu twingingira mu mwana wayo kugira ngo twemere igitambo cya Kristo duhanagure gukiranirwa kwacu. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe nuko dusobanuye umugambi w'inama y'agakiza kuri twe. Mu rukundo wakunze ibyaremwe byose, ntago wifuzaga ko ubugingo bwacu buheranwa n'umwanzi. Nubwo twagiye kure tugacumura, isano yacu n'ijuru ntibe nk'uko wabyifuzaga, ariko tubonye ko Kristo yerekaniwe kugira ngo yongere agarure umubano w'ibyaremwe byose n'umuntu arimo, twongere kugira ubumwe n'ijuru. Turakunyuze kugira ngo Data uduhe kwakira impano ijuru ryatugeneye, kandi ubwo witegura kuza kuducyura mu bwami bwo mu ijuru, reka uduhe umwiteguro ukwiriye, ari twe n'abateze amatwi ijambo ryawe. Ubwo tugiye guhishurwa tuzagusanganire. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.